Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje, ndabaramukije, ndabahobeye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku ijambo ry'umusaraba. Umusaraba wa Kristo. Umva ko ijambo ry'Imana ritubwira, turimo turifashisha amagambo Paulo yandikiye abagalatiya mu bice 6 umurongo wa 14. Reka tuhasome. Handitswe ngo, ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye kw'ibyisi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera ibyisi nk'ubambwe. Imana idufashe. Reka twongereho amagambo yanditse nanone mu rwandiko Paulo yandikiye abakorino, urwandiko rwa mbere, dusome igice cyaho cya mbere, dusome n'umurongo wa 18. Handitswe gutya ngo, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Turimo turaganira nk'uko nabivuze ku musaraba wa Kristo. Aho twahereye hariya mu rwandiko Paulo yandikiye abagalatiya, Paulo yaranditse arababwira ngo nta kindi kintu na kimwe nkirata. Ni ukuvuga ko yari afite byinshi yakwirata, cyangwa se yirataga mbere yuko amenya Kristo. Muramuzi amakuru y'uyu Paulo. Hari uko yari ameze, yararenganyaga, ariko kandi uretse n'ibyo yari umuhanga, yari umunyabwenge, yari yarize, yavukaga mu miryango ikomeye, yari afite byinshi yakwirata. Ariko ibyo ngibyo byo kwirata arabyibagirwa, ntiyaba akibitekerezaho. Amaze guhura na Kristo byose birahinduka. Bakundwa bene data, iyo duhuye na Kristo ibyo twibwiraga birahinduka, imikorere yacu irahinduka, imivugire yacu igahinduka, imitekerereze yacu igahinduka. Ibyo twakoraga ibyari inyungu bigahinduka, abo twagendanaga bagahinduka. Niba ujya ubona utarahindutse uko wari umeze, akaba ari ko ukimeze, kandi uvuga yuko wizeye Yesu, ibyo wakoraga kera ukabona nibyo ugikora, cyangwa hari ibyo uvangamo. Abo mwabanaga kera nibyo mwafatikanyaga ukabona muracyabifatikanya, kandi wizera Yesu, kandi bo batizera ukabona babandi ba kera nibo mukibana, uzamenye ko hari ikibazo. Iyo umuntu yizeye Yesu Kristo, ibintu byose birahinduka. Ntubu ukiyobora, ahubwo ukemerera Kristo akaba ari ukuyobora, kuko uba wamwizeye nk'umwami wawe, nk'umukiza wawe, nk'umutegeka w'ubugingo bwawe, akaba ari ukuyobora. Paulo rero nawe amaze kwakira Kristo, inyungu ze zirahinduka, centre d'intérêt ye irahinduka, imitekerereze, imivugire, uko yagendaga, uko yakoraga. Yaravuze ngo nubwo ndiho ntimukagire ngo ni ngewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Arahinduka. Ibyo yirataga nabyo birahinduka, ibyo yashyiraga imbere birahinduka. Ageze hano rero abwira abagalatiya
arababwira ngo jyewe sinkirata ikindi uretse umusaraba wa Kristo. Arangije ababwira impamvu ari wo yirata. Aravuga ngo hariho iby'isi byamukururaga yabagamo. Aravuga ngo uwo musaraba ndawirata kubera ko ibyo byo mu isi nabagamo ibyankururaga nitagaho byabaye nk'ibibambye kubera uwo musaraba wa Kristo. Aravuga ngo kandi mu rundi ruhande nabyo iyo bindebye abisi abo twafatikanyaga iby'isi byajyaga binkurura, iyo bindebye nabyo bibona mbambye bikabona nta huriro mfitanye nabyo. Imana ishimwe. Aravuga ngo nta kindi nakwirata uretse umusaraba. Inshuti yanjye wowe wirata iki? Pawulo yigeze avuga abibwira Abafilipi, arababwira ngo ibyo najyaga nirata, ibyarinda mu yanjye, ibyo najyaga nshyira imbere, aravuga ngo ibyo byose nabitekereje nk'ibitariho, nabitekereje nk'igihombo, nabitekereje nk'amase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero nabonye muri Kristo. Imana ishimwe. Iyo Bibiliya ivuze umusaraba ibivuze uwawubambweho, ibishatse kuvuga Kristo wawubambweho. Umusaraba Kristo yabambweho niwo watugize abo turibo. Urupfu Kristo yapfuye ku musaraba rwaduhesheje agakiza, rwaduhaye amahoro, rwaduhaye umutekano, umudendezo. Hari uwaririmbye aravuga ngo tugenda twidegembya, tuba mu mwidegembyo kubera urupfu rwa Yesu ku musaraba. Haleluya. Imana ishimwe. Rwatugize abo turibo. Ahacu hakera ibyaha byacu twarabibabariwe. Uyu munsi yo tugenda turi amahoro, dufite ibyiringiro by'ejo hazaza. Hariho ibyicaro Yesu yavuze yateguriye abamwizeye n'abazamwizera. Mbese waramwizeye wowe? Kwizera Kristo n'umusaraba yabambweho nibyo biguhesha kuba umwana w'Imana. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Uyu musaraba uteye isoni koko, wari waragenewe ibivume, ariko Yesu wari Imana abona ntiyabigundira, araza aremera arapfa wubambwaho, uhinduka w'igiciro kinini. Pawulo yandikira Abakorinto hariya twasomye, arababwira ngo umusaraba, ijambo ry'umusaraba iyo abapfu baryumvishije biba nyine ari ubupfu. Ku badakizwa bumva ni ubupfu. Abadakijijwe mu mbabarire sintukana, ariko abantu badakijijwe Imana ibabara nk'abatariho, ibabara nk'abapfu. Imana idufashe. Reba ngo ijambo ry'umusaraba rero abadakijijwe abarimbuka barifata nk'ubupfu, ariko abakijijwe bazi agaciro k'umusaraba. Umusaraba ni imbaraga z'Imana kuri twebwe abakizwa. Imana ishimwe. Wowe urirata iki? Pawulo nta kindi yirata uretse umusaraba wa Kristo. Iyo bavuze isi baba bavuze ibintu byose bihabanye n'ubushake bw'Imana, baba bavuze ibintu byose bihabanye no gukiranuka. Ibyo byose rero bihabanye no gukiranuka, bihabanye n'ubushake bw'Imana, byabereye Pawulo n'abandi bose bizera bikababera nk'ibibambye. Niba wowe utabibona nk'ibibambye, ngo ubone ibyo bikurura abandi, bituma bava mu nzira y'Imana, ngo ubibone nk'ibibambye bigakomeza kugutwara, bikagukurura, bibasha kugukurura ariko ukarezista, Imana ikagufasha ukayinginga ntubijyemo. Ariko iyo byamaze kuba ibibambye imbere yawe ntacyo bikubwira, ubibona nk'ibitari. Imbere ya Pawulo ngo byari nk'ibibambye, kandi nabyo byamureba. Abo bahafatikanyaga, abo bahasangiraga nabo bamureba, ibyo by'isi byose bikamubona nawe nk'ubambye. Imana idufashe. Niba ukiba mu by'isi kandi uvuga ko ukijijwe, ntabwo ari byo. Abakijijwe iby'isi bikwiye kubabera nk'ibibambye. Imana idufashe. Kandi ab'isi batubona bakavuga ngo niko babaye n'abasazi, babona tubambye, babona tutakiriho, ariko tumera nk'abapfa, ariko turiho, turi bazima, turi amahoro, ndetse tuzabaho iteka.
Imana ishimwe uko twizeye Yesu Kristo n'umusaraba we. Rero bakundwa bene data, ni ukuri hariho umuntu waririmbye aravuga ngo uwo musaraba w'isoni, uwo musaraba naho usuzugurwa n'abantu benshi, ngewe nzakomeza kuwuririmba, ngewe nzakomeza kuwugundira ugeze igihe nzahabwa ikamba. Imana igufashe, ndakwifuriza kugundira umusaraba wa Kristo. Yesu rero yikoreye umusaraba we, arapfa, bamubambye ku musaraba, pfurupfu rubi, ariko aremera, arihangana. Rero araguhendahenda nawe ngo ibyo uhura nabyo, ibyo warenganywa byose, uzira kumwizera no kumukunda, cyane ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntabwo twahawe kwizera Yesu Kristo gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Ibyo wahura nabyo bikugerageza, bikubuza gukomeza inzira, Yesu arakubwira ngo ubyihanganire. Utabyihanganiye ntabwo washobora kunezeza umutima we, ntabwo washobora kuba umwigishwa we. Umva uko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo wa 23. Reka tuhasome wenda bariho turangiriza. Handitswe ngo Luka ibice 9 umurongo wa 23, abwira bose ati, ni Yesu wabivugaga, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Yesu yikoreye umusaraba we, awujyana hamwe Igorogota, arabambwa, arapfa kugira ngo agucungure wowe nanjye, turabo turibo kuko yaducunguye. Rero tumwizera, turi mu nzira yo kumwizera, natwe duhura n'ibitugerageza, ibidukurura, umubiri, isi, satani, ibishaka kutugusha mu cyaha. Ariko hano aratubwiye ngo twihangane, kwikorera umusaraba no kwihangana. Umuntu nashaka gukurikira Yesu, nashaka kunezeza Yesu wamupfiriye akamubambirwa ku musaraba, ngo yiyange ntiyiyiteho, ngo yumve ko umubiri wari uw'igiciro kinini, ngo ahubwo yikorera umusaraba we iminsi yose, maze abone kumukurikira. Ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe, uno umurongo wa 24, ngo azabubura, ariko utita ku bugingo bwe, kubwa Kristo niwe uzabukiza. Imana ibaha umugisha, twizere Yesu n'umusaraba yabambweho, kuko umusaraba niwo bendera y'abizera, umusaraba niwo byiringiro byacu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.